Ngera bana giye rero muvandimwe wanjye rero faranga afite dore ngaya 3,000 yose kunyishyura 3,000 muri bitandatu ntabwo mwishyura mwebwe ariko mwagiye mureka kuzana imikino yanyu kuki mudashobora kwishyura we nta mafaranga mufite y'uburyo mushobora kwishyura mwebwe ntabwo muri mugomba kwishyura Yes, reka mbaye ikaze rero kuri Kigali Channel n'ubundi nubwo muri kutubona mu mugoroba rwose tugiye kwinjirira umuhanzi umaze kuduhamagara ko yamaze gusohora indirimbo uwo nta wundi n'umwami Karurayi n'ubundi twamaze kuhagera nkuko yari yamaze kubitubwira sinzi nubwo ndi kubona ahantu yaturangiye rwose bisa nkaho ari mu kabari ubu nibwo tuhageze yenda reka mbanze muhamagara ze tujye kuganira byinshi bitandukanye haba ubuzima bwe haba ibijyanye n'umuziki we muri rusange iyi n'ubundi ni Kigali Channel rero ni amakuru atandukanye muri quartier. Allo 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 umwami twahageze woriye ko twumva imiziki ari myinshira naringeze ngo nayobye none se woriye nyine nguze dukora interview n'ubundi dore twageze hamwe waturangiye sinzi rero nimba wasohoka n'ubundi kuko ndi kubona mwe imbere hasa nkaho harimo akavuyo ushobora kuba oya nahageze hamwe wandangiye ariko sindi kukubona kandi urabona nijoro ryaguye turi kwihuta waza ukatubwira ku by'ibyo bikorwa byawe nyine ubundi tukagenda nahageze umusa nahageze akamoto kahangejeje ndi kubona mwe imbere harimo abantu ndi kwanga guhita mbashyiraho kamera kuko namaze kuyicana we ngwino duhita dukora interview umusa banguka sawa sansana. Yes, murabyumva rero n'ubundi nka Kigali Channel twamaze kugera ahantu umwami Karurayi n'ubundi abarizwa rero reka tuganire nawe reka twizere ko tugiye kugirana ibihe byiza n'ubundi nubwo duprofise kugira ngo indirimbo yamaze gusohora ndetse yiganjemo ubutumwa ndetse na clip itandukanye tubanze twumve rero byinshi kuri iyo ndirimbo ye ndetse tumenye ibikorwa ari gutegura reka tube tumutegereje gatoya rero twumve turebe ko tugeraho sinzi ndabona abantu mwe imbere bari kuva ibinga ariko bashaka kuba ari abantu n'ubundi binywereye icupa reka tube turetse kwinjira umusa reka tube turetse kwinjira ndabona umusaza yaje reka twinjire se umusa twinjire reka umwami umeze utumeze abanyavolime tu aho ngaho ko mbona abakiriya bawe reka nakira ibyamamare uri kutwicira mudu wana nta kibazo mwihangane gatoya mbanze nishyuze mitenza mbakire nta kibazo abanze ukishyuza aba bakiriya ahubwo hano nta nubwo twanahakorera interview turasohoka tureba hano hanze hatuje twakorera nta kibazo mwe muhagaze aho hanze nishyuze ariko witinda dore n'ubundi n'abakiriya bawe bamaze no kurakara gerageza urebe ukuntu wabanguka kabisa tubite tubangu nta kibazo reka tube twihagarariye hanze n'ubundi muzi gahunda igezweho yo kwishyura hari ibyamamare ngiye kwakira nambukiraho gakeya
niyo kwishyura gahunda igezweho hari ibyamamare ngiye kwakira akira amafaranga mani wamuha impamvu ifatika manje neza ngo dusohoke twishyuze imbere wawe hanganye oya hari abantu ngiye kwakira murabyihanganye akazi niko bimeze mu kazi niko biba bimeze bro niko bimeze koko nabi ibyo bintu ntabwo twari twabivuganye kabisa unyiciye mudu kabisa ngewe ukubeshya wabitse nka unyiciye mudu nawe ngewe ukubeshya pe amafaranga ariko nabanje kuguha izere yuko uyibuka ndayibuka hari ayo naguhaye imbere amafaranga uteganya kongera ibihumbi bingahe? 9,000 ariko rero ubanza mubwira ikintu cy'umweru sibyo ntuze kuza kumbwira ngo ninsohoke ntarambara inzoga yanjye kuko sibyo ushaka kumwisa mani niba ufite gahunda wakabaye wabimbwiye kare kose nunshiremo n'amafanta yapanga nta kibazo urumva bro niba ufite iyo gahunda mani wakabaye watubwiye mani watumenyesheje mbere ntabwo ariho kugira ngo ugitureho ibintu niba ufite baragutunga se abanyamakuru bazi nta kibazo we baragutunguye mani kugira ngo dufate gutya ntabwo bantunguye dusohore hanze mani ngo nuko ngo abanyamakuru baje ugiye mu kahe kazi mani uratwihanganira nta kibazo mani amafaranga ni ayacu mani ntabwo numvisha bwe tusohora abantu ngo umunyenga abanyamakuru mani ibyo bintu wakabaye watubwiye kare kose mani abakiriya watubwiye kare kose iranamusabuka nakumva cyane byibura niba yemera ko kumva wamuhaye byibura akantu k'imbabazi gato ibyo avuga nabyo gusa yakiriye abantu bamwe na bamwe benshi cyane none se muha akantu gato k'imbabazi tipe yayo rwose tipe yayo mba rero mubwira ikintu kimwe uranyemera ko inzoga nyimbanza nkayimaramo ariko polisi nicyo cy'ingenzi nta kibazo urayitera ishoti rimwe irahita igenda mani inzoga nk'ingiyi wayitera shoti mani uzure ko ushaka kugira haragu nkahita ndangira mani cyangwa se ugasanga mu gitondo mbyutse napfunze kiro rimwe nta kibazo bro kiro rimwe nta kibazo irahita irangiza mwese umusaku uri kudutinza kuko reba nategereje hanze kuko wagerageje ntaduhaye akanya ubundi ndashaka kubabaza mani ubundi ibi bintu mwari mwabipanze mbere hose mwari mwamutegura twabipanze afite ibitende agiye kuganiriza abanyarwanda none se niye mpamvu dutuye ibintu ko yaceteri yabitubwiye kare kose cyangwa se ngafunga umwami kuko wakigaragaje ukerekana ko uri umwami kubona kuko abantu bazi kubera icyo batera babitubwiye kare kose mani noneho dore ukuntu ibintu bimeze ubu ndavanganye guhera mu kandi kabari nari mfite ahantu ninjoye ameze neza mani noneho ukuntu bimeze urishyura ntabwo wishyura mani ndishyura kuko mfite amafaranga mani ndetse naje kumwongera n'amafaranga mfite mani ishyura ufite mfite ngo ni umwami karurayi mbere ishyura mani ntabwo nari nkuzi icyo akora cyakora numva ufite indirimbo nziza zibikora mani urabikoze cyane ntabwo nakubera imbogamizi kabisa ntabwo nakubera imbogamizi urumva komeza ese ndashaka gahunda yawe kandi courage kabisa nta repubulika mwishyure ikibazo ufite n'amafaranga ni ibiki oya njye ndishyurira mani ndishyurira kuko njye nta kibazo ntari ibi ibihumbi icyenda nkongera ari igisonga cyane ikibazo cyo kwishyura oya amafaranga yenda yafite ahubwo njye ikintu cyambabaje njyewe ni ukuntu uburyo cyari giciye mu dumani reba mu masaha nageze wihangane ariko nanone bitewe n'impamvu mbonye yuko uyu mugabo afite impamvu ifatika nakunze indirimbo zawe mani ntabwo nari nkuzi n'ubwa mbere nageze ahangaha numvise ufite indirimbo nziza cyane n'aba ni ibyamamare n'abanyamakuru bambwiye komenta shakira mwishyure mani urakoze cyane fresh ntabwo nakubera imbogamizi kaporo asante mama ntubwe ko mutanishyura ntubwe ko mutanishyura ngewe rwanda agiye rero umuvandimwe wanjye rero amafaranga afite dore ngaya 3,000 yose kunyishyura 3,000 muri 6 umuvandimwe bose babona amafaranga nzagurisha nawe mani izo nzoga ntabwo zishaka umwanyweye inzoga mutari bwishyure umva nyine mani njyewe ibyo bintu ntabwo bikunda wanyweye uzi ko amafaranga utekera ntabwo ndangura se mujye mureka kuzana imikino nk'iyo ngiyo basi se uranyishyura ntabwo nyishyura ntabwo ya magambo nshaka kuyumva amafaranga nzayabona ejo
none se bimeze bite mama ese kosi mwami kabaye urishyura ntabwo wishyura umva nzayabona ejo ni ukuri ese mutagenze bite mwami kabaye urishyura ntabwo wishyura amafaranga nzayabona ejo umwami karurayi bimeze bite ni fresh umusaza ufite gahunda uri tayari ufite imbaraga bigenze bite se umusaza abantu banze kunyishyura ntabaramana ndetse wanze kukwishyura bro za wabyambariye bande kukwishyura kwe vuba za wabyambariye kuko ibi ngibi ntabwo byumvikana ese abaye kimari bako ngo ntabwo mwishyura mwebwe ariko mwagiye mureka kuzana imikino yanyu kuki mudashobora kwishyura we nta mafaranga mufite uburyo mushobora kwishyura ese urashaka bafata umuntu w'umwami umwami ni ibiki wowe uri umwami wa he gabanya ubushyuhe bro gabanya ubushyuhe reba uno muneka ba uri tayari cyangwa ntabwo uri tayari basanze bigeze mwami kabaye muri mugomba kwishyura